noneho we ikintu mama wa Rayira cyaje kumubaza kikanamutangaza ni ukuntu Rayira yabaye umushizi w'isoni, ni ukuntu Rayira nyine asigaye yiha abantu kuri YouTube, noneho akaba akora n'ikosa ryo kugira gute ryo kwiha abantu bakorera Imana y'abakozi b'Imana. Omora TV. Ikaze mu kiganiro nanone ndacyari King Irane wa muhungu wanyu kandi mugomba kunkunda rega kuko ndi mutankunda se murabona bino biganiro nzajya mbikora nkanabyirebera, mugomba kunkunda nyine kavuga ati uriya musore King Ira ni uwacu. Tugarutse mu kiganiro nk'ibisanzwe n'undi ni ubusesenguzi, ariko cyane cyane tukibanda ku kintu kijyanye n'iyobokamana. Narababwiye yuko nyine gahunda yacu n'ubundi ni ibintu bijyanye n'iyobokamana, kandi ndahamya nashidikanya ko ibintu tuvugira hano cyangwa se dukora bishobora gutuma abantu bamwe bakizwa ndetse abandi bakava mu bintu by'ubuyobe bari barimo bitewe n'abantu babayobyaga. Ahantu dukorera ngo ni nanone nk'ibisanzwe ni muri Splendide, nge sinzarambirwa kuhavuga kuko ni ahantu heza cyane. Namwe mujya mureba video z'abandi mukareba n'izo nge nkora, muzajya mubona ari nge muntu ufite video itandukanye, ufite location nzima, noneho wibaze kubireba gutya kuri kamera, noneho wibaze ngo ibintu bihakorerwa biba bimeze gute. Hari piscine, hari amacumbi, amasauna, ibintu byose nyine tu wakenera muri hoteli birahari. Hari internet nyine ushaka ari ibintu wumva ushaka gukora kuharuhukira waza naribe bahita muri Splendide mu karere ka Muhanga. Ukigera mu mujyi ubajije umuntu uti nyereka ahantu hari hoteli yitwa Splendide yagutungira agatoki. Imihanda rero iracyakomeje kugorana, iyi mihanda rwose iragoranye, ndabona abantu nibatayivamo ibinyabiziga biri buze kuba byabagonga. Ngo habaye iki rero? Uyu mugore witwa Rayira umeze gute? Uyu mugore witwa Rayira none yashatse kuba yakizwa. Mu minsi mike turamubona mu mazi menshi nka DJ Briad. Rayira yashatse kuba yakizwa. Uyu muntu akunda gukora amatopiki yibanze cyane ku bakozi b'Imana, abapasiteri, abavuga butumwa n'abandi nkabo. Ariko noneho amakuru mbazaniye nge nizeye neza nuko Rayira mu minsi mike ari buze kuba yabatijwe nawe. Ibintu ngo byagenze gute? Nubwo nawe yashatse kubatizwa ngabe yakizwa nyine, ariko nawe abishakira ku muntu atagakwiye kuba yabishakiraho, kuko ni nka kwa kundi baca umugani mu Kinyarwanda ngo uri gusaba ngo wowe wimye, cyangwa se ngo uri kwima uwaguhaye. We none yakoze ikintu cyitwa gusaba uwo yimye. Mu kiganiro yakoze ejo yahamagaye uwitwa Pasiteri Claude kuri telefone, kandi uyu Pasiteri Claude mubyibuke neza bafitanye ibibazo. Ngo ni ibihe bibazo nagiye mbibanyuriramo, wenda abatabyibuka cyangwa se ari nabwo ugitangira kuza kuri no YouTube channel kudukurikira uri mushya, kamanze bikunyuremo gatoya umenye ngo ni ibihe bibazo. Uyu mugore Rayira yakoze ikiganiro kuri YouTube channel ye yitwa Rayira Wiz Show, akora ikiganiro agarura iby'urupfu rwa papa wa Claude. Urumva we yabigaruye, ariko abigarura bipfobya. Ndumva ngira byita ni nko gupfobya, kuko uwitwa Pasiteri Claude we yagiye mu itangazamakuru atanga ubuhamya avuga yuko papa we yapfuye agapfa muri 89 agapfira muri Tanzania. Ariko noneho hasa kugaruka undi mugabo witwa Pasiteri Bosco, we azavuga yuko icyo gihe uwo Pasiteri Bosco yari atari pasiteri, azavuga yuko papa wa Claude ariho, ndetse avuga yuko azi ahaba yuko Claude ari umuntu bakoranye ku cyaro aho babaga Ibusoro rero naje kumenya ngo ni mu nce za Nyanza cya za Butare. Abantu nyine bwa mbere nabone nzi Ibusoro ngo ni location neza, ariko naje kumenya ko ari mu nce za Nyanza gutyo za Butare. Ibi ngibi bivuga yuko yaje uno Pasiteri Bosco yaje ahakana iby'urupfu rwa papa wa Claude. Biza no kuba ibintu birebire. Claude abajyana muri riba, harabarega aravuga ati barimo baragarura umuntu wanjye wapfuye, kandi ndabizi neza ko yapfuye naramwishyinguriye, ubundi bimeze gute? Arabarega, ikiganiro bari bakoze baragisiba, arangije abaha n'imbabazi ntagira ufungwa muri bo. Ibi bintu ejo bundi nibwo twumvishe, kamanze wenda mbagare kugira ngo bizundi byagenze gute. Uwitwa Rayira nyuma yuko mama Sharene akoze ikiganiro avuga ngo akita abantu ngo ni Nyagasozi harimo n'undi bano ba Claude, uwitwa Rayira we yaraje noneho ahita avuga ati ngiye gushyiraho groupe ndi bwite Igobe. Iyi groupe yitwa Igobe we yashyize izina hanze,
ni nka kwa kundi uba wafunda umushinga ariko abantu bakaba bagenda bawinjiramo gake gakeya. we yashyize izina Igobe hanze, none aravuga ati ngewe umuntu uzajya ubwejura cyangwa se umoka nzajya mwandika kuri ino lisite, ubwo azaba nyine abaye imbwa yagiye kuri ino lisite y'Igobe. nyuma nibwo haje kuza umuntu nawe wakasamutwe muri ino mihanda bamwita Justin mu gusakuza cyane we yiyumva nk'imbwa kandi akumva yuko akeneye kuba yatwika, niwe waje afata bagenzi be arangije abandika kuri iyo liste. yashyizeho umuntu witwa Pasteur Claude, ashyiramo uwitwa nubwo yahise yishyiramo nyine Justin, arangije ashyiramo n'uwitwa Karos, ashyiramo n'uwitwa Rukundo Ezekiel. nyuma y'ibyo byaje kuba nyine ibintu by'ibibazo muri ino mihanda basaga cyane, abantu babitindaho babiteraho komenti nyine babigarukaho cyane. nyuma y'ibyo nibwo uwitwa Raila yahise agarukira cya kintu cyo kuba Claude yaravuze ko papa we yapfuye, ariko agarura yuko papa wa Claude yaba akiri muzima ndetse ari ahantu hitwa Ibusoro. amaze kubigarura nibwo twakiriye, nyuma yaho twaje kuba twakira amajwi y'umuntu witwa Pasteur Bosco. ubu ngubu yabaye umupasiteri ngo nashaka ibintu byo kwiteza zino social media, ariko avuga yuko ikintu yavuze atakongera ngo aze ngo akivuguruze, cyangwa se ko ikintu yavuze ataza ngo acyumvisha abantu ngo bakunda Pasteur Claude ngo babe bacyumva, kuko n'ubundi yamaze kubigarurira ngo nimba ari ibinyoma yaba ishyizemo n'ubundi nuko nguko nyine, n'ubundi umwana wo gupfa ngo ni wamuha kigozi, n'ubundi biranga bikagira gute, biranga agapfa. ariko nanone nyuma yaho gatoya nk'umunsi umwe cyangwa amasaha mbere y'uko ayo majwi y'umuntu witwa Pasteur Bosco asohoka, uwitwa Pasteur Claude yari yafashe imodoka ye afata n'umukameramane we bajya hitwa Ibusoro baganiriza umusaza bitira yuko ari se kandi ari se wabo witwa Didasi, banaganiriza umugabo witwa Yohana bivugwa yuko ari we Pasteur Claude yigeze kwiba ihene. ariko ibyo bintu byose biza kugira gute, baza kubihakana yuko nta hene yibye, ndetse n'uwo musaza witwa Didasi bavugaga yuko ari papa we, biza kurangira uwo nyine musaza witwa bavuga ko ari papa we, biza kurangira avuze yuko ari se wabo. ubwo urumva amakuru yamaze kuboneka, nubwo ayo majwi yaje avuguruza ibyo Pasteur Claude yakoze, abantu benshi bakavuga bati ntabwo Pasteur Claude yakabaye kuba yarabikoze muri ubu buryo ngo ariko abigenza, ahubwo hari kujya abandi banyamakuru, hakajyaho ibindi bitangazamakuru kugira ngo bifate amakuru neza, bimenye isundi bimeze gute. kuko urumva niba ikintu kikuriho ntabwo ari wagenda ngo ugire gute, ntabwo ari wagenda ngo nyine ngo abari ukishakira, byange bikunde ufite abandi bantu bari bubijyemo kugira ngo tube twamenye ukuri guhari ngo ni ukohe. nyuma yaho rero urumva amajwi yaje abivuguruza yababaje uwitwa Pasteur Claude cyane, noneho ahita yanga umuntu witwa Raila, urunuka nyine ku buryo iyo uvuze umuntu Raila imbere ya Pasteur Claude ahita kubaza ati sundi Raila ninde? uyu mugore bumwumve neza ubundi bamwitanga Imakurata yitiranwa n'umugore wa Pasteur Claude, n'ubundi urumva baritiranwa, ariko Raila nyine nta kantu yishyiriyeho aza gutwika nyine muri ino mihanda. nabwiye ko umuntu witwa Raila n'ubundi ntago wakijejwe, ntago akijejwe nyine ku buryo waje ngo umucire urubanza ngiki, ariko nanone ibiganiro akora byibanda ku bintu by'iyobokamana, ku ivugabutumwa, ku bintu nk'ibyo ngibyo. nyuma yaho Pasteur Claude rero byaramubabaje, bimaze kumubabaza Raila nawe aje kwitekerezaho asanga ibintu ari gukora ntago ari byo. icya mbere yisaba abantu bagabo bagera muri bane ngo nimbwa, icya kabiri noneho agaruye ikintu cyo kugira gute, ikintu cyo vuga ngo se wa Claude ni muzima. urumva nyine we yararimo amukina mu bwonko, cyangwa se arimo ni nko kumukina ku mubyimba niko nabyita. biza kurangira bitekerejeho asanga icyo kintu yakoze ntago cyari gikwiriye. yaje gukora iki rero Raila kimara kumenya ko icyo kintu kitari gikwiriye? Raila ni umumama unitegura kubyara vuba. yaje gukora iki? yaje gukora ikintu cyitwa kubanza noneho gufata ya liste agenda yisenya gake gakeya. ejo bundi nabwiye yuko yafashe uwitwa Justin, Pasteur Justin, amwukura ngo kuri no liste y'Igobe yari yarakoze kugira ngo agire gute, nyine umva yaratangiye gusa nkaho agaragaza ikintu cyo kubababarira, ariko ni kwa kundi umuntu yitekerezaho akumva nyine muri we ibyo bintu ari gukora ntago ari byo. ibintu ngo byavuye hehe? kugira ngo umuntu muzi nka Raila ushira isoni we yitekereza asange ibintu ari gukora si byo, yifuze kuba yabihindura. ikiganiro uwitwa Bosco Empire yakoze agishyira hanze, yazanye amakuru avuga ukuntu
mama wa Rayira uri mu cyaro, Rayira nawe nuwo hariya zahuye uri mu cyaro yenda kwicwa n'agahinda, agahinda k'iki rero ubyo umwana w'umukobwa ubundi iyo ubyaye nk'umwana w'umukobwa uteganya uti azavamo umuntu nyine ubereye u Rwanda, umwari kazi nyine ubereye u Rwanda, umuntu ubundi uyumvisha umwari bumva ari wa muntu utagira ubuntu bw'ubutiku, umuntu nyine uri aho utuje, bumva nyine ni umuntu ushoboye ariko nawe utaza ngo yirirwe umuntu bw'ubugamba kujya gute aho kugira ngo yubahishe ababyeyi be. Yumvaga ko Rayira ari umuntu nyine uzabaho mu buzima nyine bwiza buraho butari bw'iyi mihanda. Noneho we ikintu mama wa Rayira cyaje kumubaza kikanamutangaza ni ukuntu Rayira yabaye umushizi w'isoni, ni ukuntu Rayira nyine asigaye yiha abantu kuri YouTube, noneho akaba akora n'ikosa ryo kugira gute ryo kwiha abantu bakorera Imana y'abakozi b'Imana. Uwitwa mama n'ubundi mama wa Rayira wenda ngo kwicirwa agahinda ye mu cyaro. Ibyo bintu witwa Bosco Impact kimara kubizana ni umusesenguzi nemera ukora n'ibintu mu mucyo kuburyo ikintu azanye nyine aba yakizeho. Akimara kubizana witwa Rayira yarabirebye, amaze kubireba yumva umutima urakomanze, aravuga atajya kugira ubwoba, aravuga atari kubundi ni gute ngiye nakibabariza umubyeyi wambyaye, gute nababaza umuntu nyine wambyaye akanyita akanyishyira amashuri ibiki n'ibiki. Rero nibwo yaje no wahita afata uwitwa Pasteur Justin nundi wabonaga ko ari ahango biri hanze bamwisimbwa, yego nari nyine bamwisimbwa ubuzima burakomeza, ahita afata uwitwa Pasteur Justin ahita amukura ku rutonde, amaze kumukura ku rutonde ashaka no kuza gukura uwitwa Pasteur Claude ngamukureho, ariko asanga igihe cyararenze. Kubera iki? Iyo aba yaramwisimbwa gusa wenda icyo kintu kirihanganirwa, ariko no kugarura yuko se umubyara yatangaje ko yapfuye akamugarura mu buzima, urumva ko ari ikindi kintu nyine gitangaje umuntu atava kwita kubabarira ukabonye. Nibwo mu kiganiro yakoze ejo yamuhamagaye ku murongo wa telefone amusaba imbabazi, ako bitewe n'uburakari witwa Pasteur Claude yari afite, yanga kumuha imbabazi. N'ikimenyimenyi cyo kwerekana yuko Pasteur Claude papa we yapfuye yamuhaye mama we. Urumva nyine mama w'ubu ni umumama w'umupfakazi bitewe n'uko umugabo we yapfuye, yamuhaye mama we nyine avuga ati mukobwa ni ukubera ikiri muranshinyagurira. Urumva ikintu ko nyine Rayira we yari ari gukora, yazanye ibintu azi ko ari gutwika, asanga ahubwo ubwe ari kwitwika, ari no kubabaza abandi bantu badafitanye ikibazo. Urumva yuko yashatse gukomeretsa Claude ariko arimo aranakomeretsa arimo aranakomeretsa mama wa Claude. Rayira yanga ati rero nge nimba narakoze ikosa mbabarire, kuko nanjye bino bintu naje nsanga biriho. Ikindi kintu munaza no kuri YouTube abantu benshi baraza bagatwika abantu kugira ngo uzabone umuntu uvugisha ukuri ni hakiya rwose. Kuri YouTube ubwo ni ibintu by'agatwiko, niyo mpamvu nyine nge mba nabazanye ikintu cy'ubusesenguzi turese ubundi nta gatwiko harimo, cyese barimo barakora ibintu bya nyabyo. Rayira nyuma yo gusaba imbabazi Pasteur Claude yarazimwimye, amusaba ikindi kintu gikomeye, amusaba yuko yahabatizwa. Naho ati se Pasteur Claude wambatijwe nkakizwa, ariko Pasteur Claude arabyanga bitewe n'iki, bitewe n'uko nyine we yamuvuze nabi. Ariko Pasteur Claude ntago ari icyo kintu wari gukora, uba waramufashe ukamubatiza ukamwereka n'inzira ya nyayo, kuko nimba uri umukozi w'Imana, kuko ntago w'abantu ukeneye ntago ari abantu bakijijwe, ntago abantu ushaka ari abantu bafite umutima ukeye, ahubwo weho ni nka bimwe Yesu avuga ati njye naje gushaka intama zazimiye. Waramufashe ukamubatiza ukamwigisha agakizwa, ariko bite n'uburakari wari ufite ntabwo wakoze umurimo w'Imana uko bikwiriye. Icyo kintu weho warikoreye, ntabwo wakoreye Imana, ahubwo ubwawe wagize gute, ubwawe warikoreye, ntabwo ari ukuntu wari kuba wabikora. Bundi uno mugore Rayira ni muntu ki kubyo muri ino mihanda nta muntu n'umwe umucira akara urutega. Urumva we wenda ashobora kwigarura, kuko urumva nawe kubabaza umubyeyi wawe ntabwo ari ibintu biba bimeze fresh. Ashobora kwigarura kubwo igikomere ari gutera mama we umubyara wibereye mu cyaro, akigarura akaba yagira gute, akaba yahinduka. Ubundi Rayira ni muntu ki nyine, icyo kintu nzakibarebera ubundi nze nyibabwire neza ni muntu ki. Ariko amakuru make nambahaye, no muntu witwa Rayira kugira ngo mwumve neza, niwe wa managingaga umuntu witwa Dorimbogo, ariko ntago bakiri kumwe. N'umuhanzi waje witwa Dorimbogo nyine muri bahanze baje twakita nk'ari abakomediye, niwe wamumanagingaga, niwe wamumanagingaga mu bintu bijyanye n'imiziki yaje akora, ariko ubu ngubu ntago bakiri kumwe. Uyu muntu nzamugarukaho cyane nyine mbabwire se ubundi ni muntu ki. Afite n'umugabo w'umwarabu
ngo ni umugore nyine umeze neza ngo uryoshye ngo bamwitaje ngo mu masharirene, niyo mpamvu aba yihaye n'abantu abakozi b'Imana cyane cyane kuri izi mbuga. Ariko nzabazana amakuru y'uyu muntu ubundi ni muntu ki, ntagakijwe ariko nzayazana kuko akenshi tumwumva muri izi saga z'abakozi b'Imana ubundi tumenye ngo ni muntu ki. Undi muntu bafitanye beef ni umuntu witwa Mugwiza. Umuntu witwa Mugwiza ejo bundi yakoze ikiganiro kuri 3D TV. Ahako ni ikiganiro ngo cyari kigambije ngo kuba ngo yakigisha ngo abantu ngo abanyarwanda n'imyitwarire, ariko agarura akantu ko gusebya Rayira. Nawe Mugwiza akantu wakoze ntago ari fresh, ntago ari akantu keza. Ati ngo plant yambara ngo nubwoya ngo bw'imbwa, ngo plant ngo yambara ngo namawukazo ngo ajya kugura ngo muba kwa Mferi ngo kwako n'umukeraza akayikuramo. Urumva nyine ntago ari ibintu waruje kutubwira ku mbuga, tugeze igihe tudakeneye ibyo bintu nyine wowe ubwawe ubuza ukavuga. Rero amusubije agira gutirira ati rero we mukecuru ntago agakwiye kuba waza muri ino mihanda uvuga ibyo bintu, urakuze rwose jya kurera abuzukuru. Ariko se bantu bakuru namwe ni mureba Mugwiza muraza gusanga ari umugore rwose ukuze, noneho uhita umbwira wenda uri umusore cyangwa uri umukobwa umbwire nka mama wawe ari Mugwiza wabyakera ute? Wenda tuvuge nubwo na Rayira kubyawe utabyemera bitewe n'ukuntu abagaragara muri ino mihanda, ariko se nka Mugwiza umuntu w'umugore nyine arakoze n'umukecuru, ariko yirirwa muki yirirwa mu manza ziri aho ngaho. Uno munsi twari dufite ikirero, twari dufite ikintu cy'uko umuntu amaze Imana tugiye kubona muri ino minsi hagiye kwiyongeramo undi muntu witwa Rayira, ariko akaba agiye kujyamo kubw'ubwoba ari n'igikomere ari gutera nyina umubyara uri mu cyaro. Ariko nanone Pastor Claude nawe akaba yanze kugira gute, akaba yanze kuba yamubatiza kubw'impamvu ze no kubw'ibibazo bafitanye biri personal hagati yabo, bitari ibintu nyine we yakamubatije ibindi bibazo akabyora. Kuko niba ari pasteur akwiye kuba yakera imbuto, ukwiye kuba wakera imbuto, ntago ari ukuvuga ngo ugiye gushyiramo bifu ngo kuko hari umuntu umugize gute ngo mufitanye ikibazo. General King era nk'ibisanzwe YouTube channel ni Omora TV, kore subscribe ni mutarayikora, nawe wayikoze ndagushishikaye ko wakanda like ugakora share kugira ngo ubigize no kubandi bantu kuko ibintu tuvuga birubaka, ugatanga comment. Ibindi ndabakunda cyane cyane. Ciao ciao. Omora TV.